Saje y'umuntu umwe w'umuhanzi ukomeye muri gospel mu Rwanda. Yego. Bagerageje kumutamba ariko Imana imuhagararaho. Naramusengeye igihe kitari gito. Naramusengeye. Naranamushatse nyura ku bitangazamakuru ngo mubone. Bampa nimero zitari zo bamwe ndamushaka ndamubura. Imana rero yanze ko bamutamba kuko yahawe ubugingo ari umwana. Yego. Imana yamuhaye isezerano ry'ubugingo akiri umwana, kandi uyu muhanzi yagombaga gutambwa n'umuntu ukomeye mu Rwanda, ufite itorero rikomeye no ku rwego mpuzamahanga. Rero Imana imuhagararaho, abantu bari bumubone cyangwa se nawe niba akurikira ibi bitangazamakuru simbizi, ni Israel Mbonyi. Kuba muvuza amazina bihangane, Imana igiye kumukura mu Rwanda adatorotse kandi ntawe yibye. Imana yanze ko ahumana, bibaye ngombwa ko agiye muri Amerika. Agiye guturayo cyangwa agiye muri Amerika. Setu byubatse gutyo. Darahira imbere y'Imana ishobora byose, n'Imana nkorera n'umuhamagaro wanjye, nimwongera kumva akanwa kanjye kavuze aya mazina y'aba bagabo, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Ariko uwongera kuntunga urutoki, reka iki nkivuge, ntabyara ntaheka. Mukomeje gucukura imva yanyu, kandi ntekereza ko yari yaruzuye. Mukomeze munyibasire, nta kintu bintwaye. Ariko Imana nkorera nibahagurukira namwe muzabyakire. Mukomeza gucukura inzobo mubesha abantu ngo ibitangaza birahari, nyamara iki ni igihe cyo gusenga. Utanga ibitangaza akajya yabitanga, ariko twamaze kwiyunga n'Imana. Ivuriro Amizero Life Center ni rya vuriro rihangamura indwara zananiranye maze uwaryisunza agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye, zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Twabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye, zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo, ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka Care Solution ku bagabo ndetse na Care Women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato, ukasi iburyo hafi y'akagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787 24 22 29. Wanaduhamagara kandi kuri 0725 27 12 Ivuriro Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Uraho neza? Yesu aduhana umugisha. Umeze neza? Turashimira Imana. Ni amahoro kuri twese. Kuba witonze, umuntu agomba kuba witonze cyane kandi mu kanya birabikaze. Kwitonda ni ihame kandi ni nacyo gihe cyo kwitonda. Umuntu wese musabiye kwitonda. Umeze neza ariko rero? Turashimira Kristo. Hari ukuntu umuntu ashobora kubona utangira ikiganiro akagira ngo ni ibibazo wenda runaka ufite cyangwa se ntago tuje muri, niyo mpamvu nkunda kukoza ikintu kugira ngo abantu bamenye umuntu tukanema kuko ntameze neza. Cameze neza. Meze neza. Ibiri kumpiga nawe wawe wabisizeyo, ibyatatse uwo muturanye ejo bundi byaragusuye nawe. Ndashima ukuboko k'Uwiteka kwabiremerereye. Yego. Naho ubundi mu buzima busanzwe ndaho. Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro, ariko kandi tutarinjira mu kiganiro neza, waruvuze ngo biri kuguhiga muri no minsi baraguhagurukiye. Nuko ntasanzwe. Social media zaguhagurukiye, abagaragara n'abatagaragara, sinzi ko
ibintu bikubona ko utakwiye kugwagurukira cyane kandi baguharabika ese bya bintu kuvuga ni ukuri bimeze bitigira icyo utangaza mbere ko tutangiye ikiganiro nta byinshi mbivugaho ntambwe igira sitire ushatse kuvuga iki modeli yose y'imbwa tayi yose y'imbwa ibyibuha imbere inyuma ikananuka ushatse kuvuga iki kandi naho waba usenga akajana ntabwo wabuze imbwa kumoka kuko biri muri domene y'imbwa aho rapose ntutukanye oya ntawe ntutse hari wumvise hari izina ry'umuntu se mvuze ngo runaka ni imbwa imbwa muri domene y'imbwa ni ukumoka bihuye n'ibyo nari nkubaje se ubwo nyine none se ahubwo wowe ushakamo igisubizo kuko hari sitire y'imbwa ubundi sibyo ntambwe igira umunsi mukuru ntambwe igira aniveriseri ntambwe bizihiza amateka yayo iyo imotse nibwo yishima amahoro y'imbwa ni ukumoka n'iyo ibonye shebuja ntibiyibuza kumoka hanyuma urabona mfite ubwoba bw'ibimokera ugiye kuba nka tavuze ngo bazanye ngo ibisate by'ibicuma ngo by'umugabo bisimukana umunene bazanye ngo ibyicuma ntacyo bizamutwara ntago mbizi jewe ntago simbizi okay umuntu yumvishe ukuntu bari kugenda bavuga buri munsi bazana ntuza kandi nabonye ari nka groupe ni groupe imwe ikorera ahantu hamwe cyangwa se habiri ariko igendana umuntu yumvishe uburyo ari kuvuga bari kukwangiriza ivuga butumwa kuvuga ibintu biratuma ureka kuvuga ubutumwa uko Imana yari yaguhamagaye bira nibyo binkomeza bitanabayeho si cyatuma nsenga n'igiki birabinyereka urwego ndiho mwivuga butumwa yego kuko nta ngegera ijya mu ntambara ahubwo abahanga mu kubireba bazareba impamvu bicara kuri cano imwe kandi hagahaguruka abo navuzeho mbere mu buhanuzi bwashize njya nkunda kubwira abantu ngo iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse waba udaciritse ukarwana izikomeye use ninde umuntu muzima wahamagawe n'Imana uri mu mwuka w'Imana ukeneye kumvuzura umwuka wera akeneye guhinduka akeneye ko Imana ihindura ubuzima bwe wajya gukurikirana biriya n'uwaheye ntawe oya nisomye comment nge nkunda kubireba rimwe na rimwe comment usoma comment zigera mu ijana zose baba ari bo batuka ahubwo icyo bahinga nicyo bagomba gusarura hari abantu rero benshi bagize impungenge bari kugenda banyandikira mu gikari bambwira ati se utubwire Theo akomere ati abantu bashobora kuba bagiye kumwangiza ivuga butumwa cyangwa se agacika intege ku murimo w'Imana yaraye gukora ko ari kuduhembura ndagira ngo utange message kuri bano bantu ntacyo guteye ubwo wabone twinjire mu kiganiro cyacu Theogene uri imbere y'izi kamera zombi kambanze nshimire umuntu wese wambwiye ngo humura kandi ukomere uwo niwe muntu nkeneye hanyuma ntukagendane n'umuntu mutari mu cyerekezo kimwe sibyo utindana n'imbwa rero ugakubitanwa nazo ariko watindana n'abagabo bikarangira ubaye umugabo natindanye na Kristo yampaye impano yitwa kwihangana naho ngeze rero niyo nyundo nifashishije kandi iyo ibintu byatuzikamba hari inyundo ibikubita bigasubira muri rinye ni ukuri ndahiye Imana nkorera nta ntambara mfite z'aba bagabo mubona muri social media kandi bimbivuze nera ku mutima nta ntambara mfite nta kigeragezo mfite kiruta ko ndiho kuburiho n'ikigeragezo cyane none se ubu mbaye ntariho baba bari kuvuga iki nibahame hamwe rero nta naho nzajya nzataha igihe kigeze kandi kunyataka gutya ni imbaraga z'amavuta bari kurwanya ikikurimo njyewe ntawe unkeneye deni uri muri njye niba bari kurwanya kandi ntago yabaha amahoro ntibyakunda nibashaka bahamagara mu isoko bahamagara amakampani bubaka amasosiyete bahamagara ibibi n'abakoteze bakomeze babakodeshereza amakoti babambike baze kuntuka ibi nibyo binkomeza nibyo bimpa umutima untera imbaraga tumusenga of course ariko rongo message agomba guha abantu bagabo yararangiye ubutumwa bwabo bwararangiye ubu ngewe system iriho niyo gukomeza kubaka ivuga butumwa nkabwiriza abantu ubutumwa bwiza bubajyana kuri Kristo cyane ko Imana ntago izambaza ibyo bari abagabo bankoreye
ahubwo njye wizambaza ibyo nakoze. Mbonereho no gutanga iyi message ivuga ngo umuntu wese yera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Mukiranuka aho mugaragara naho mutagaragara, mwe kwita kubiri kubabaho. Biriya nta n'umwanya mfite wo kubitaho. Wakumva uvuga yuko message wari ufite kuri bano bagabo tudashaka kuvuga amazina yabo ariko uradukurikiye wese arabumva, wakumva uvuga gutyo ashobora kugira ngo ni iterabwoba, wagize ubwoba uraceceka. Noneho oya buriya nubona ikizakwereka ko ubutumwa bwageze kuri nyirabwo nuko azaguhagurukiriza ingabo zitandukanye. Bivuge ngo rero barumvise. Icyari kiza nuko bagurukira cyangwa icyari kiza nuko bisuzuma muri bo bagakizwa. Bo rero kugira ngo Imana inshigikire ivuga butumwa ryanjye n'ubuhanuzi natambukije, sibyo? Yego. Kura niko kuberekana neza. Imana yarabafashe bashira kuri tere ibateza cyamunara. Yabashize kugira ngo isi yose babone. Iyo umukiranutsi w'Imana iyo yumvise message imuvugaho ku cyaha cye cyangwa se ku ngeso ye runaka, ikikwereka ko uyu muntu ari umunyabugingo ari n'umukristo nuko ahinduka. Yego. Ariko bakomeje kubiba imbuto zigaragaza ikiri muri bo. Umuhanga rero, umuhanga yari guca bugufi agasuzumamo ibimureba, ibitamureba nyine akabyihorera, noneho agatangira kwereka isi ko yihannye n'Imana ko yihannye. Ariko kumpagurukiriza abafata intosho n'imijugujugu ni ikimenyetso cy'uko bumvise iki ubutumwa. Kandi rero kundwanya ni ikimenyetso cy'uko badafite gahunda yo guhinduka. Ndashimira Imana rero ko message yabagezeho. Theogene ndi imbere y'isi kuvuga ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ariko gira inama manzu bagira ya nyuma. Inama ya nyuma bahamagare aho bashaka guhamagara, n'igisigaye bumva bashaka kumvuga bakivuge. Ntago bari abafite gahunda, kubera umuntu yakennye akora ibintu. Iriya ni inzara, reka iki nkivuge kive mu nzira. Iriya ni inzara, kandi impamvu ari inzara, kwihana biragabura, ariko gusakuza bikurura umuvumo. Yego. Reka mburira abantu bakomeje kubahamagara bakabakodeshereza amakoti n'abari kubaha ibindi bisa nabyo ngo baze kuntuka. Reka ntangaze ritangazo, umuvumo uraza gufata abantu benshi batazi icyo bazize. Mbo reka nkubwire, ntago ari njye wabavumye, abantu babyumve neza. Njye ntago Imana yampamagariye kuvumana, ahubwo isezerano mfite ryo ubwaryo rirabavuma. Bibiliya yabwiye, Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha, ariko uzaguhangara agashaka kukuvuma nanjye nzamuvuma. Sinjye wabavumye rero, ni isezerano Imana yampaye ribakurikirana. Kandi bibuke neza ko akanwa k'umukiranutsi kararema. Rero niba umuntu aguhaye 2,000 ngo ujye gutuka umuntu, uzapfana umwuka wa 2. Ntuzigera uva ku rwego rwa 2. Baca amafaranga menshi se kugira ngo bazapfana umwuka menshi. Icyo ndiho mvuga, urabizi mu minsi yashize, sinshaka no kubitindaho, bambwira bati zana amafaranga tugukureho igisebo. Abasekirite bo muri Ararume bakabasohora baza basinze. Wenda uzumva mbeshya zinjira ahantu bita muri Ararume, azambaza nanjye nari impanya sekirite bahari. Wenda wowe wivuze bavuga bati nuko mukunda gukorana, bazaze mu basekirite bo kuri Ararume barebe uwitwa Noheli, undi ngo ngo niba ari bicyahe. Ntekereza ko bari basinze, byaragaragaye, isi yose yarabarebaga, n'uwabatumye baramuvuga. Ntabwo rero ibyo nta kintu byancaho intege na gito. Ikimenyetso cy'uko imivumo yabafashe rero, nibareba nabi baranatomboka ku musozi biruka.
inama rero natanga ni bace bugufi bihane hanyuma ngewe niba ibyo mvuga bitavuye ku Mana babitegereze. Yego. Mbonereho no gutanga iyi message. Nashatse hari abajya bampamagara bati message y'umuntu jya umushaka uyimuhe, ariko abantu ntibashaka kugaragara, ntibashaka ko duhura, ntibashaka kugira. Ni message y'umuntu umwe w'umuhanzi ukomeye muri gospel mu Rwanda. Yego. Bagerageje kumutamba ariko Imana imuhagararaho. Naramusengeye igihe kitari gito, naramusengeye, naranamushatse nyura ku bitangazamakuru ngo mubone, bampa nimero zitari zo, bamwe ndamushaka ndamubura. Imana rero yanze ko bamutamba kuko yahawe ubugingo ari umwana. Yego. Imana yamuhaye isezerano ry'ubugingo akiri umwana, kandi uyu muhanzi yagombaga gutambwa n'umuntu ukomeye mu Rwanda, ufite itorero rikomeye no ku rwego mpuzamahanga. Rero Imana imuhagararaho, abantu bari bumubone cyangwa se nawe niba akurikira ibi bitangazamakuru simbizi, ni Israel Mbonyi. Kuba muvuza amazina bihangane, Imana igiye kumukura mu Rwanda adatorotse kandi ntawe yibye. Imana yanze ko ahumana, bibaye ngombwa ko agiye muri Amerika. Agiye guturayo cyangwa agiye muri Amerika setu byubatse gutyo. Hanyuma nibikabya bigafata intera ndende, ntago birenza amezi 6 Mbonyi ari mu Rwanda, kuko Imana yanze ko uyu mwana yononekara. Yagiye ategwa imitego myinshi yo kugira ngo atangwe muri eliminate, ariko Imana igenda imusimbutsa mu buryo we atazi. Rero nimwumva yagiye, nta cyaha yakoze cyaba gitumye agenda, nuko Imana idashaka ko uyu mwana azangirika. Yego. Nimwita umwana yihangana imbere y'Imana n'umwana, ariko mu buryo bw'umubiri amakuru mfite nuko ashobora kuba afite n'urugo. Rero naramuhize, naramubuze. Iyi message ayakira uko nguko. Ibyo byose message iri bumugereho. Sawa. Hanyuma rero nibyo navuze, nubuzimbwa kumoka uzabuzibangamiye. Ariko mbone kuvuga imbere y'isi ntago ndi gutukana, nta nuwo duhanganye. Yego. Ndashimira inshuti zambaye hafi zimbwira ziti komera tukuri inyuma nturi wenyine, abandi bati sohoka muri social media utangirika. Ndagira ngo ntangarize isi nta kinyangiza kirimo hano, ninjye wakirangiza ngenyine. Ngewe ngenyine ninjye wakirangiza, ariko nta wundi wandangiza, kuko niba ari Imana impamagaye bizamenyekana, niba ari nanjye wihamagaye nabyo bizamenyekana. Hanyuma rero hatagira uwibaza bati noneho Theogene yaje yambaye amakoti. Yesu afite amakoti. Bavuze ko utajya wambaye ikoti. Kuza nambaye imipira, nagira ngo mbereke ko Yesu afite amakoti, ariko agakiza ntikaba mu makoti. Yesu afite amakoti, yakoresha uwambaye ikositimu, yakoresha n'uwambaye umupira. Ndagira ngo ejo Imana niguhamagara wambaye ishati cyangwa umupira, utazitwaza ngo Mana ko nta koti. Ni Imana itanga amakoti, ni n'Imana itanga imipira. Iguhamagara bitewe nuko ushaka. Yego. Nagira ngo rero ntangarize isi ko Yesu afite amakoti. Imana ishimwe. Kandi mu bantu bose bamvuze, ndahiye Imana nkorera, nta wakwigonderera ikoti nambaye. Iri koti ni riturukiya, mbitse n'amakoti. Njyewe amakoti ndanayatanga. Bajyaga bavuga ko uri umuhanuzi utakwigurira ikoti. Noneho ngo ntabwo yakwigurira ikoti ngo yigwamba umupira. Oya, Imana itanga amakoti. Yego. Urakoze cyane Theogene ku magambo meza uri kutubwira kandi unasobanura ibyo twakubazaga. Ariko mvuga aka kantu, Imana niguhamagara ntuzayiratira amakoti, ahubwo uzitaba Imana igukoreshe icyo ishaka kugukoresha. Umuhamagara uruta amakoti. Ngaho komeza.
nari mvuze ngo urakoze cyane ku magambo meza cyangwa se ku bisobanuro byiza uduhaye bivanzemo n'impuguro. Nk'uko watubwiye ko gahunda ari ijambo ry'Imana. Yes. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana none uyu munsi. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana ariko turagusaba kugira ngo uze kumanza usenge ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wawe. Mbere yuko nsenga nkinjira mu ijambo, reka nsaba umuntu wese ushaka kwifatanya n'abakobanyi azisanga mu ngaruka atigeze atekereza. Iyi meseji iravuga ngo ntago inyama zose bazikekera mu nkono. Mu nyama hari inyama ebyiri nshaka kuvugaho. Hari inyama yitwa indurwe, ni akanyama kaba ku mwijima gashariza izindi nyama. Rero nukomeza kuryoherwa na bibiri baguhaye bakagukodeshereza ikoti ngo ujye gutukana, ntago inyama zose bakekera mu nkono. Nugera ku nyama yitwa indurwe, aho ngaho uzabanze witonde. Ibiryamye ku mwijima, abantu bagurishije ibipangu ngo Imana irabahamagaye ntiwamenya aho barengeye. Mutegereze murebe niba ari Imana yampamagaye cyangwa niba ari nanjye wizanye. Hanyuma sinshaka kuvuga ku mugore, ndi imbere y'isi. Umugore wanjye twatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko, mfite irangiza rubanza, kandi ndamushimira ko niwe watumye mba umugabo. Ahetse imfura yanjye, yubahwe. Nta kiruta Imana Dorothea ndakubaha, ariko papa Bitangaza na Ezekiyeli na Justin hamwe bagucuruze, nayo babahaye ntibayaguhaye. Ariko ngewe ndazirikana urubyaro dufitanye. Icyo nkwisabiye, ntuzamporera abana kutabana na papa wabo. Iyi serivisi ndayigusabye cyane ko nsigaye nanaguhamagara ukankupa. Nta kibi nkwifuriza, ni wowe watumye izina mfite rya Papa Sharon, ni wowe warimpaye. Ezekiyeli rero, papa Bitangaza na Justin n'umugore we, ni ukuri inkunga bagusabira nkubwiza ukuri mugore mwiza ntago bayikugezaho. Waciye ku murongo mubi, basi niyo ushaka n'indi cano, ariko kunyura kuri Kiranuka TV hariya niho wahiye. Kata rero wicare, Imana yakubeshejeho ntahari kuvuga ko nagutaye ntaho yagiye. Yagutunze ntahari, iracyahari. Ariko inama nkugiriye, vimbere y'uwitwa Ezekiyeli. Murakoze. Numvaga aka kantu nakavuga. Ntabwo inkunga babaha bayikugezaho rwose. Hanyuma ngaruke ku cyo twari tuvuze tuti dusenge twivugire ijambo ry'Imana. Reka rero duce bugufi, twubahe Imana, dusenge twivugire ijambo ry'Imana. Kandi ndarahira imbere y'Imana ishobora byose, n'Imana nkorera n'umuhamagaro wanjye, nimwongera kumva akanwa kanjye kavuze aya mazina y'aba bagabo, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Ariko uwongera kuntunga urutoki, reka iki nkivuge, ntabyara ntaheka. Mukomeje gucukura imva yanyu, kandi ntekereza ko yari yaruzuye. Mukomeze munyibasire, nta kintu bintwaye. Ariko Imana nkorera nibahagurukira namwe muzabyakire. Inama nabagira yari yo kwihana, ntabwo yari yo guterana amabuye. Hanyuma hari umuntu wavuze ngo iyo duhanura ibi tubiterwa nuko nta nzu zacu tugira mu mujyi wa Kigali. Ntago turi inzererezi, mwahanuye ibiri hejuru y'ibyo twahanuye.
uyu mwuka wabateye rero wo kurwanya Imana ntimuzigera mubona intsinzi yabyo. Niba uri umukozi w'Imana koko umuntu akaba hanuye ukamusenya uri potere ukamusenya uri mama pastori, ni ikimenyetso cy'uko warangiye. Wari ukwiriye guca mu gikaro ukamuhamagara uti ubwo butumwa watambukije ni butumwa ki, ese nakubona mukaganira. Ariko uratinyutse ngo impamvu bahanura ko inzu zigiye kuriduka ngo nuko nta zabo zirimo. Ndagira ngo mbabwire ko urwanya uriya ntabwo ndetse uwagutera uri muri etaje ntago yantinya ndi muri chambrette. Musubire ku rufatiro mwihane cyane ko nta nicyo bizabamarira. Murakomeza gucukura inzobo mubesha abantu ngo ibitangaza birahari, nyamara iki ni igihe cyo gusenga. Utanga ibitangaza akajya yabitanga, ariko twamaze kwiyunga n'Imana. Mfite umubabaro ukomeye aho umuntu ashinga itorero, yamara gushinga itorero noneho iyi message nyitange muri ubu buryo. Aba bagabo ubona bayoboye igihugu ntago bagitoraguye, baragiharaniye. Impamvu batagitoraguye aha munyumve neza, ntago yari politiki, sindi n'umunyepolitiki. Iyo twibuka intwari nuko zabayeho, ni ukunda igihugu aragisengera mbisubiremo, akibera amaso, ahangana n'ibiri ku cyataka. Ariko gusenyana ntago bisobanura gukunda igihugu. Dufite intwari ziri muri guverinoma y'igihugu zisenga, zirota, zerekwa, Imana isanga ikaziganiriza. Uku kuza mwisakurisha rero ngo muravuga amahoro, amahoro barayaharanira, ntabwo amahoro ari ukuyaririmba ku rurimi. Rero murakoze, kadusenga Imana twinjire mu ijambo. Ariko mwabashumba mwe, mwabanyamakuru mwe mukeneye za views, mwabakozi b'Imana mwe mutanga ubutumwa bwiza nkuko mwabuhawe kubuvuga. Ejo tutisanga mu byo tutari dukwiriye kwisangamo ngo mwigiza abahatari ntabwo ari uko bakunda igihugu. Suko nguko umukunzi w'igihugu aba maso, akareba irembo umwanzi yakwinjiriramo, agashira amavi hasi agasenga. Ntabwo rero gusenyana ngo impamvu ngo yaba bari bazi uko kubaka bivuna. Uze murabona turi abatinde, ubu murande mukabona ndi umuntu waraye mu mwobo, naraye mu nzu. Hanyuma se iyi misozi muri kubona ntabyo mubona, bari kujya he? Baramubona bari kwerekera he? Aba turi gukura mu manegeka turengera ubuzima bwabo ngo imyuzure itabatwara ubuzima, bari kwerekera he? Ese ko mutumva ko haza indi tekinoloji? Izo etaje nazo bakavuga bati rero etaje ziri kutubangamira, katwubaka inzu ziri kuri nivo runaka. Ntago bayiritura se? Nujya gusenya umuntu ujye ureba hisi iri kwerekera, hanyuma ujye wamusenya. Niyo message nashakaga gutambutsa. Nta mushumba muzima uri mu mwuka wera ufata kamera na bodaboda kajya kwirirwa ajya kuzerera ashaka inkuru. Ahubwo fata akagoma ugenda ugakoma uvuga uti yemwe abataye umurimo musubire ku murimo w'Imana, yemwe abaguye mu byuke. Revera Pastor ni izina rikomeye. Bibiliya zirinze zitonda uruhumbu ziguye umugese, zarwaye imidite. Kwirirwa guhiga amakuru yo muri quartier ngukeneye views, Imana izaguhana. Ushira umuntu inusu y'umucero ukagenda wikoreye ibitangazamakuru nka miliyoni, ntaho uteze kugera. Nje nkubwiza ukuri, fata senti tereke ku muhanda, vuga ubutumwa bwiza abantu bihane bahindukire Kristo. Urandwanya urabona wanshobora, uri munsi y'amavuta yanjye, uraciriritse cyane rwose, ntago byakunda. Ntago wabigeraho, ntibyakunda, ntiwangusha, ntabe no gukuramo inkweto ngo bamvuze. Rero
mpagurutse gusenya ibitavuga Imana, mpagurutse kwataka imbaraga z'abakonikoni, ndaha guhangana n'abajibiyoni. Icyabariye ni kimwe, mwababajwe nuko navuze ibizira byanyu, mukomeje kwiba abantu. Ntanga n'iri tangazo, ntabwo abadiaspora ari bo bafite umugisha bonyine. Senga Imana iraguhuza n'umuntu ufite ibyishimo biri hejuru y'amarira y'umudiaspora. Nta makuru mwebwe mufite. Hariya bakeneye Kristo, ntago bakeneye gukomeza kubasakuriza, kuko ibihugu barimo nta Mana iriyo. Baha makuru, batsikamiwe n'imbaraga ziri hejuru y'izo mubona. Uku guteka imitwe mukomeza mubeshya rero ngo bafite amadolari, bakeneye Kristo. Niburi igihumbi cy'umuntu kuri bumusengere, ihangane nyine ukirya ariko basi unone musengere. Niba hari ikintu kiri kumbabaza, ni abantu bari kumpamagara nkabura uko mbaha serivisi, kubera ko bari hejuru y'ubwenge bwawe. Kubisiporo utabirananira, ukabona ndi gusengera umuntu, undi agahamagara, uwo kuri WhatsApp agahamagara, n'uwa telefone isanzwe agahamagara. Ikintu kiri kumbabaza ni ukutabaha serivisi mukwiye, kandi mpari ndi muzima. Rero mbisabira imbabazi abampamagaye mukambura, abanyandikiye sinsubize. Nimugoroba nagiye kuri telefone mpasanga message 480. Ntago rero izo message nazisubiza. Hari iziri kuri telefone bisanzwe, hari abari kumpamagara ko video. Ndashaka ko mumbohora abambuze, nta bwiyemezi mfite, nta n'ikindi nshaka guhangana nacyo. Niwumva mbwirije ijambo ry'Imana ukumva ari gukoze ku mutima, izerera aho ngaho, uterere haleluya mu cyumba cyawe. Nurangiza uvuga ngo iri jambo rinkoze ku mutima, nukenera kumburesinga ni uburenganzira bwawe. Nindamuka nkubwiye ngo hereza ituru, uzamvumane n'abankomokaho. Ninkubwira ngo mpereza igitambo, Uwiteka azabimpore. Ndashaka kukubwira Kristo nk'umwami n'umukiza uba mu Rwanda, urenga imbibi akagusanga aho ngaho akagukiza icyo cyagufite. Rero nizajya wumva ijambo ry'Imana, jya ufashirizwa aho ngaho, numara gufashwa wizere. Cyakora wemerewe kunyandikira ngo amena, ndafashijwe, Uwiteka guha umugisha. Nanjye nkagusubiza ngo amen, kubera ko nta rubuga rundi mfite nahuriraho namwe ngo mbabwire byinshi. Hari igihe noneho ndeba telefone nkavuga ngo ubu ndasubiza ndekende, ariko ndabakunda, mwanyeretse urukundo, Imana ibaha umugisha. Rero ndashaka tuvuge ijambo ry'Imana, dufashwe, uryizereremo, umere nk'uri mu rusengero, uvuga uti ndafashijwe mukozi w'Imana, Uwiteka guha umugisha. Hanyuma izi nduru, izi saga zose bimuriho mwumva, iyi tariki, igihe ni tariki zingahe umunsi? 9. Tariki 9 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 10. Ntimuzongera kumva mu kanwa kanjye umuntu runaka. Ndi hano kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Isi ikeneye ijambo ry'Imana, ntabwo isi ikeneye kumenya ninde wasambanye, ntabwo isi ikeneye kumenya ninde wibye, ninde washenye urugo, ninde umugabo yataye, ninde abana babuze. Oya, abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Mbonereho no gutanga message mpuzamahanga, mureka abantu twamamaza ubutumwa bwiza, nibwo bubohora imitima y'abantu. Rero kuririmba mwamfashe nsambana, Theo habonetse mukuru we, ngira abakuru banje bangahe? Mukuru wanje mwamukura he? Mwebwe nawo mwahurira he nawe? Oya, ntago byakunda. Mukuru wanje ntago mwamugeraho mwebwe, nubwo bushobozi ntimubufite. Rero sorry, mujya muvuga ngo ngira kamere, nta kamere ngira. Nanga ububwa, nanga amafuti, nanga amatiku mu buzima, nuko naje. Rero kuvuze ngo ntago uzongera kuvuga umuntu ukundi, uzajya garuka kuvuga ijambo ry'Imana. Imana ikubwira kubivuga ntago uzabivuga nkuko yakubwiye kubivuga ukabivuga. Impamvu hari impamvu nkoresheje iki Kinyarwanda. Bisobanure neza ibyo. Sitera bwoba, sinubwoba mfite, nta nubwo mwanankanga. Imana nimbwira guhanura nzahanura. Ariko izina Ezekiel, Justin, Pastor Claude, ibyayongwe ntabwo nkibivuga.
ibya Noheli undi ninde sinzi nundi ngo niba ari bicyahe uyu papa bitangaza reka muvuge bwa mbere n'ubwa nyuma ngo niba ari mu bimuko uvuga nk'umwana w'uruhinja ari umugabo ubyaye kangahe uriya papa bitangaza ngo muraziranye turaziranye nk'uko yavuze ngo ni mubyara w'umugore cyangwa ni mushiki w'umugore nta n'icyo bapfana nta sano ry'amaraso riri hagati yabo ahubwo nibo bamushutse baramubwira ngo reka imbwa y'umunyaruhengeri tugushakira umwana w'iwacu icyangugu aha ntago nzanye ivangura ntago nzanye ironi rero uyu papa bitangaza wigize musaza w'umugore abantu bazi urusengero rwabaga munsi ya hashi ku Kinamba sinjya nibagirwa ijambo navuze munsi y'urwibutso rwa Gisozi niho urwo rusengero rwabaga hasi ya sitasiyo ajya gusengerayo baramushuka baramubwira ati umuntu uzerereza Bibiliya urabona azagutunga gusiporuta ubuzima twarimo biramunanira baramushutse baramusenyeye none bafashe umwanzuro wo kumucuruza ntago papa bitangaza ya umuhanga niba ari bimuko niba ibyo avuga ari ukuri bazamuzane baduhuze ntanze uburenganzira nanyitaba azaba ari umugabo ndabyuka ko mu kiganiro cya mbere twakoranye ku Musaraba TV wamuvuzemo ko ari mu bantu bagusenyeye urugo cyane bazamuhamagare umunyamakuru cyangwa umuntu ukeneye kumenya ukuri azamuhamagare ariko pana kare akahinda ngo neze kiyeri oya umunyamakuru muzima ufite umwuka w'Imana ukeneye kukuri kubukuri ndabizi ko kuri iki kiganiro cyacu nimba bishaka aguhamagare hanyuma azaze twicare azi imbere ya kamera narangiza avuga ati muramu wanjye natinyuka no kundeba mu maso azaba ari umugabo rero ndatangariza isi ntago nge ndi muri saga iki kintu cyumvikana ndi umukozi w'Imana ntago ndi umukozi wanjye nge sinikorera nta nubwo nikoresha rero nisabire madamu Dorothea umugore wanjye w'isezerano nderera abana byo kuvuga ngo ntuzahomba ibyo waba ubeshye mfite gahunda yo kukwica ntago nakubuze niba ntarakwishe tubana se nkafata umwanzuro wo guhunga ubu nibwo mbonye umwanya wo kuguhiga nta gihe mfite nta nubwo mbiteganya ahubwo nkugira inama kizwa Imana izakubaza ibyawe nanjye izambaza ibyanjye ariko vinyuma ya papa bitangaza na Ezekiyeli nta kintu bakumarira nguhe n'amakuru ko hari umuntu waboherereje 10,000 ngo babiguhe barabiriye noneho ngiye nkubwiza ukuri $10 ni 10,000 bisanzwe atuye Kicukiro mu Kagarama umuntu wayabahaye baranayariye ntago inkunga yagera mu biganza bya bariya bagabo ngo ikugereho ahubwo weca bugufi tegereza Imana yawe izagutabara kandi hagati yanjye nawe dufitanye igihango sheri dufitanye igihango ariko zikaciye bugufa akaguruka mwabana none se hari undi ngiye unyanditseho kandi baramukuvwanyeho oya ubamaze kubona isomo ushatse yagaruka rero ushaka yatahukana abana akasaba imbabazi umuryango akagenda akabwira mama yabwiye ngo amusibe mu ikayi y'abakazana be none se ntawe umuruterega ariko imbabazi urazifite wamubabare nese zagiye he ntaho zagiye reka twigire mu ijambo rero ibindi ni hanyuma n'ubwa mbere n'ubwa nyuma iki kintu mucyumvise muzarebe igihe ikiganiro gisohokeye hanyuma ntimuzongera kubona aya mazina meseji yabagezeho nibatihana n'akazi kabo setu nuko ibintu byubatse ariko ntimwongere kubuza imbwa umushinga wazo ntambwe ibyibuha inyuma imbwa yose byibuha imbere
isengera Imana twigire mu ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, urakomeye, yaba atari wowe n'ubundi abanzi bacu baba baraturangije kera. Tugiye kuvuga ijambo ryawe rero ntaba ari twe, kandi wirengagize gukiranirwa kwacu kuko turi mu isi yanduye, ibitavuga Imana byose bisinzirire guhwera mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi rero mfite ijambo Imana yampaye nshaka gusangiza abanyarwanda, East Africa, isi yose. Iri jambo niri kugeraho umenye ko ibyo uri gucamo ni imihindo gusa, ibyo uri kunyuramo ni imihindo. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Yeremiya, ni mu bahanuzi bakuru. Yeremiya ibice 46 umurongo waho wa 17. Titiri ivuze ngo iki? Iravuze ngo Yeremiya ahanurira amahanga ibyago muri Egiputa. Niko titiri ivuze. Ku murongo wa 17 haranditse ngo niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Ndasubiramo, niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma abakeneye gukomeza bakomeze, ariko umurongo Imana yampaye n'uyu nguyu. Mu yandi magambo, Bibiliya iravuze ngo niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Imana ishimwe. Haleluya. Mu yandi magambo, hari ikigeragezo ubana nacyo ukagira ngo ahari wowe nacyo muri impanga, kikibesha ko wowe nacyo mwavukiye rimwe. Iki kigeragezo iyo utindanye nacyo kikumenyesha abo mutindana, kikakwereka abo murambana, kikagusigira n'abo mugumana. Iki kigeragezo uzakibwirwa nuko usenga, kikaguhamagarira amakoperative yo kwifatanya nayo kukurwanya. Ariko nyuma y'uko Imana ihagurukije Mose, ndahanurira ubuzima bwawe uyu munsi k'ibyo uri kunyuramo utarabihamagaye, amakuru mbitangariza ni uguhinda gusa. Impamvu nuko ifunguro rigutunga ripfunyitse mu cy'Imana ivuganye nawe badahari. Pelisele ayi watipofe. Ntukuke umutima, nzanye ubuhanuzi buvuga ngo iminsi baguhaye yararangiye, hanyuma nibarekera aho ngaho nibagezaho. Impamba y'urugendo ipfunyitse mu mugambi Imana ifitanye nawe, kandi hari ibintu igiye gukora itabanyuzeho. Mu myanzuro Imana igiye gufatira iki kibazo, niho hari buze kuva ijambo rivuga ngo Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Imana ishimwe. Haleluya. Satani naguteranya n'umuntu umwe, Yesu arakuzanira abantu 5 bazira icyuho. Helepiwe defayi. 3 nibaguhagurukira kukurwanya, Yesu aragukurira inyuma y'umudugudu ishanga rikiranuka. Muri iri shanga niho hari buze kuva umuntu ukubwira ngo impore. Ntukuke umutima, we gutinya amaboko aguhagurukiye. Reba Imana mu ntambara, reba Imana muri ayo maboko akuzuye.
reba imana mu byo yariteguye ejo, wirebera imana kuri icyo gisasiro, ahubwo rebera imana inyuma y'igisasiro. Wambabariye ukiciriza ngo amina. amina. Imana ishimwe. Yego. Umunsi Abisiraheli baryaga isaha yarenze, nta byiringiro namba byo kuzasubira i Kanani bari bafite. Mbibutse ko inda zavagamo kubera kwahira ibiganagano, abagore bavoma amazi yo kunyuka ibumba yo gukata icyondo, abagabo bari barumagaye, amaso yarahagaze, imitsi yari yarareze, impfundiko zarabaye ndende kubwo kunyuka ibumba ryo kubumba amatafari. Magana nishize. Mbwirira umuntu ukwegereye aho uherereye, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, aho uherereye, mukomanga umubwire ngo umva itangazo rivuye mu ijuru. Imyaka 400 y'ubucakara irarangiye. None ko irangiye rero, Imana igiye guhagurutsa umuntu utazi ahantu imukuye n'inkoni irimo imbaraga. Uyu niwe Imana igiye gukoresha kuri iryo deni. Uyu niwe Imana igiye gukoresha amageragere. Uyu niwe Imana igiye gukoresha muri ibyo bitaro. Uyu muganga Imana iraza kumuha ubwenge. Uyu muganga hari ikintu Imana igiye kumukoresha. Bagupimyemo kanseri, ariko iyi kanseri ntago yavuye ku Mana, si igihano cy'Uwiteka. Ndahanurira ubuzima bwawe. Ijambo rimanutse rivuga ngo Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Umaze imyaka n'imyaniko wizenguruka bakubarira iminsi ku ntoki, bavuga ngo iri ni ryo zuba rya nyuma. Abazimu bakagutera bakakubwira ngo uyu murongo n'uwurenga tuzaba tutari abarozi. Nzanye ijambo rivuga ngo iyo dodani kuri imbere hari imbaraga zigiye kuyigutambutsa. Imana igiye kukwereka uburyo udepasa mu izina rya Yesu. Ndumva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo uyu murongo baciye bagiye kuwutindaho ari bo. Imana ikudepashishe. Nicyo zebra cross isobanuye. Abize amategeko y'umuhanda tuvuge ngo amen. Abantu bize amategeko y'umuhanda, hari ibinyabiziga ntakumirwa bitajya byubahiriza ariya mategeko. Imana ishimwe, imodoka izanye ubutabazi bwawe. Feruje yacana umutuku, itacana umutuku, yitwa ntakumirwa, ifite kizunguzungu hejuru, izanye ubutabazi bwihuse. Haleluya! Bisobanura ngo icyo kigeragezo, izo ntambara ni imihindo ya Farawo mama, ni imihindo ya Farawo papa. Haleluya! Ndashimira Imana igiye kubanza kwegeranya ababisha bawe, ikagutabara ubahagazemo hagati. Ejo bundi Imana yakoze akantu. Umuntu umwe bamwoherereza ihembe, bategereza ko bari bumubike. Bombi bahuriye muri gare ya Nyabugogo. Ikintu cyatangaje, uwohereje ihembe, uwo yaryoherereje niwe wafashe ikarita ya Tap and Go amukoreza ku modoka yashiriwe. Umva ukuntu Imana yacu iteye ubwoba. Mu yandi magambo, itondera uwo muntu muri kumwe, wasanga ari Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe kandi wamubonagamo ikibazo. Farawo, mwibuke neza, abakunda gukurikira ibyanditswe, n'umwe mu bami bari abagome, nta mpuhwe namba. Ariko umva itangazo rivuye mu ijuru. Iyo banyukaga ibumba, nta byiringiro byo kuzongera kureba Kanani bari bafite. Iyo abagore baviraga ku nda, babonaga ko birangiye. Ariko 400 irangiye, abakobwa batangira kuzingurwa, batangira kubyara abana bazima, abagabo batangira kugira igitinyiro. Kuboko k'Uwiteka kurabazira, marayika amanukira muri Egiputa. Imana yacu ishimwe, itanga itegeko rivuga ngo muri iki gihugu nimufate umwana w'intama, mumucinja, nimumara kumucinja mufate amaraso muyasige ku nkomanizo z'umuryango, ubwo umurimbuzi agiye gutambuka. Arakora akantu,
nubona uzengerejwe n'umuntu musengana, uyu ni umupfubwe w'umurokore. Nta gihe dufite cyo kujugunya ku bantu bababuye. Uwahiye akotswa n'ijambo ry'Imana, uyu munsi ari mu murongo Imana imushakamo. Ngaruke mu cyanditswe, Bibiliya ivuze ngo iki? Niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Iri jambo ryari rivuye kuki? Bakubiswe ikiboko, bakubiswe inkoni, baratotejwe, bahuye n'ibibazo, baviriye kunda, abakobwa baragumiwe, impinja zicwa n'umusonga kuko nta butabazi bwari aho hafi. 400 y'ubucakara. Mbonereho kubwira abantu, murekeraho gusinzira. Haleluya! Mwisinzira mucunga igitambo, inkongoro zitakirya, mukisanga muri 400, mukisanga muri Egiputa mu myaka y'agahimano. Hanyuma ijambo riravuze ngo 400 irangiye, igihe cy'ubucakara gishize, itotezwa rishize, Imana ihagurutsa Mose ngo ajya kubakura muri Egiputa. Fata umurindi w'ingabo z'amagare ya Farawo, nurangiza Imana irabashuka, arabarekura. Aha ndashaka kuvuga iki? Ikintu cyateye Uwiteka gukura Abisirayeli muri Egiputa ntabwo ari uko basenze menshi, nta nubwo ari uko bari bakiranutse, ahubwo 400. Imana ishimwe. 400 yari irangiye. Niba 400 yawe irangiye rero, wakubwiye kuzashaka umubajije, ntabyo muri buvugane. Wakubwiye kuzabyara umubajije, ntabwo ari ngombwa kumubaza, apfa kuba 400 igize gute irangiye. Farawo ngo arabarekura, ariko mbere yuko abarekura ndashaka nkopeza abantu mo hagati. Mo hagati niho haturutse ibyago 12 yigaragaza. Sinshaka kubisobanura kuko nta mwanya. Hagati rero, aho hagati niho hateye abanzi bawe kuguhagurukira. Imana ikubwira urugo, ikaguhisha inkoko ruzariramo. Imana ikubwira abana b'umugisha, ikaguhisha abazaba baswa mu ishuri. Imana ikubwira imodoka, ikaguhisha ibiciro bya esanse, ikaguhisha uzayiparika. Imana ikubwira mariage, ikaguhisha uzagusabira n'uzakujinyora. Imana ikubwira abashitsi b'umugisha, ariko ntikwereka bazagusenyera. Imana ikwereka iterambere, ikaguhisha imisoro uzasora. Imana ikubwira inzu, ikaguhisha icyo uzayiriramo. Mbega hagati ni hatari. Ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe, ijambo Imana yakuvuzeho ndarigereranya na tekawe. Aho niho hapfunyitse impamba, wijugunyamo hagati rero. Impamba ibitse mu cyo yavuganye nawe, kandi hagati terebe siniva. Imijugujugu hagati ni itegeko, ni itegeko. Hagati ntibamenye ko wambaye, hagati ntibamenye inzu wishura arangahe, hagati ntibamenye itariki wavukiye. Si hame gukora anniversaire kandi urimo hagati, ntabwo ari ngombwa. Aha rero mo hagati, aha mo hagati ni Imana yahamagaye umugabo witwa nde? Miriam. Iramubwira ngo rero ugomba kureba imbere. Ihamagara Karebu, imuha amabwiriza yo guhagarara ibumoso. Ihamagara Joshua, imuha kondisiyo zo guhagarara iburyo. Ihamagara Mose, imuha kondisiyo zo kujya imbere. Mo hagati Mose ataye isezerano nibwo yayigiye imbere, arayihamagara ati Uwiteka we, ubu bwoko ndabugira nte? Imana imanura dosiye ya kabiri, iramubwira ngo Mose we, bwira Abisirayeli bakomeze bagende kandi bahambira impamba. Aleluya! Kuko Imana yari izi agakino igiye gukinira Abisirayeli kuri iriya nyanja. Si ubwoba ufite kuberamo hagati, kubera ko ibirayi byazamutse. Ndagira ngo nguhanurire, wigushwa n'ibirayi. Ufite isezerano ko mubazicwa n'inzara, wowe ntabwo urimo.
ahubwo umva ikintu Imana igiye gukora. Imana igiye kuguha ubushobozi bureshya naho ibirayi bigeze, kuko ufite isezerano ry'uko utazicwa n'iki n'inzara. Witerwa ubwoba n'isukari yageze kuri 2,200. ni ukugira ngo Imana ice akajagari kabahoraga bayinywa uko bashaka. Mu yandi magambo, ibinini byabaye bike bya diyabete, sukari nizamuke, inywa umugabo siba undi, ufite isezerano yinywera igihe. Mu yandi magambo, reka ibirayi bizamuke. Imana irashaka guca akavuyo k'amafiriti, reka ibyo kurya bipande, ni ukugira ngo ubirya amenye ko ari Yesu wabitanze. Mu yandi magambo, itemasi yamanutse, utuga ikamba ikumena, uzamura umutwe iwutunganya. Ndashishikariza umuntu wese kuringanira n'ikamba. Marayika yamanuye ikintu cyitwa itemasi, inivo yamanutse, ibintu byose byahindutse. Ibi bikoresho by'abafundi muri gusuzugura harimo itemasi. Itemasi iri gushira ibintu ku murongo. Utuga ikamba ngo nuko Imana yaguhaye yawe nzu, nuko amanegeka yijyana. Utuga ikamba ngo wometseho ibidafite umumaro, urabizi nta cyangombwa wari ufite. Gitifu cyari bubikorere biragenda mu kajagari. Bese utuga ikamba umugore agucimbiza, utuga ikamba umugabo akubwira tumva rero Saverina nta kintu tuvugana, imyaka twari tumaranye niyo, dore watuza ikamba. Mu yandi magambo, mwiruka umwuka wo kwigana, mwiruka umwuka wo kwigana mu wirukana, mwikwigana. Nusoma Bibiliya, abami ba mbere ngire ngo ibice 6, Bibiliya ivuga ku bana bagiye gutema ibiti. Umwe intorezo irakuka, yigira inama avuza induru, aravuga ati databuja ngushishishano kuko iyi ntorezo yari intirano. Mu yandi magambo, dufite abantu buzuye impano pe, ariko ni intirano. Ariko reka tumanuke kuri Nyabarongo, umuntu wese atemeye igiti cya 2024 mu kwa 8 mu hariya. Shani tutamenya hizi ntorezo mwazikuye, umva ngo muranyataka mukamvuza imihini mukampagurukiriza imijugujugu. Bishop we biraza kumenyekana aho iyo ntore ziri kugusha abantu wayityaje, n'uwagukwikiriye turamumenya. Mbese abantu muri guhuha bakinera bakinyarira bakikubita hasi, turaza kumenya izo ntorezo ahantu bazikuye. Nijoro nibwo Imana yansanze impishurira iki kintu ngiye kuvuga. Nta bantu bagipfa gusenga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oya, batatse izina rya Yesu gusa. Hanyuma namenye ko hari undi Yesu w'umupiratano, w'umupirate wa danje, wigize ishyano. Niwe rero muri guhuhira mwaba bantu ngo hereza Yesu icyubahiro. Uwo Yesu w'umukorano utabwira abantu ngo bihane, uhera ku wa mbere avuga ibitangaza. Uyu Yesu uri gutanga viza gusa kandi akabajyana i Dubai no muri Canada. Ndababwiza ukuri, abakirisitu muri mu Rwanda no hanze, mushishoze neza murebe. Umuntu nagusengera akakurambikaho ikiganza, ntiyirukana abo bazimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo akakana akagerekeho. Witondere uyu Yesu kandi niyakizaga imitima gusa. Dore amakuru njyewe namenye, amabandi yacurishije impano, bagiye gutira muri Nigeria, abandi batira Uganda, abandi batira Tanzania, abandi batira imbaraga z'Epfiriya. Murangije murakwikiye, muraje muri guhuhira abantu mubagaragara ku ruhimbi. Niba uri mu mwuka w'Imana, protokolo uri kujya inyuma y'uwo ugiye gusengera n'uwiki. Bafite n'abesikoti, barabafite kandi ubu Yesu kiza sida. Ni ngombwa ko abanza guhuha. Hari imbaraga twamaze kuvumbura, wenda mutugire, wenda mutugonge, wenda mutwice, wenda mucirishe, kama mbaya duhagurukiye igihe tuje twasizoye, nta miyaga dushiriramo. Twamenye ba Yesu babiri, twamenye Yesu w'umukonikoni, ibiciro byamaze, mbese ibintu byakomeye. Yesu yageze i Nazareti, uvuko Yesu w'i Nazareti aravuze ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko mwene ibyo byiringiro atari ibyo kumukoza isoni. hafi y'amazi. Mushishoze murebe.
izi mpeta nini mwagiye kuzana zirimo amabara noneho mbabwiza ukuri niba ari no kunyataka munyatakire rimwe Imana ntizemera ko munyica nindekura nzaba nagiye ntabwo muri igare ryanjye ndirukana imbaraga z'abazimu imbaraga z'abakonikoni imbaraga z'abarozi imbaraga z'abarangi imbaraga z'abatinganyi imbaraga z'ubusambanyi imbaraga z'ubusinzi ndazifata mbiri ibyo mutongera nanjye ndabatatse mu mbaraga z'uwi Nazareti wankuye muri puberi akanyambika ndushe akankura mu buzima Haleluya ndasenye izo mbaraga ndasenye izo mbaraga ndatatse ndasenye ndarituye nonaha mwuka namanuke ndanetarariza ndabateza imbaraga z'iyo wasabya imbaraga z'iyo murwanya Imana ntihangana Imana ntabwo ibesha Imana irakomeye abantu muri gutanga muri Eliminate Imana izabaryozwa mu bacwezi no mu barangi Imana izabaryoza aba bantu muri gutanga Yesu bwira abantu ngo nibakire sida atari abakiza ubujura ni gute uyu Yesu utangira iteraniro kuva saa 3 kugeza saa 12 uhuha abantu bakubita imiswara nta cyaha weretswe ntawe ubwiye ngo ihane ntawe ubwiye ngo va mu bapfumu ni ibivivure gusa Yesu vivura nta vivure ko wasambanya kubwire ngo wabikoreye aha ihane mwafashe imyanzuro yo gukodesha imbago n'utugare tw'ababana n'ubumuga mwarangiza mukaza mwamaze kubipanga bagera mu nsengero zanyu ngo Imana inyeretse ngo umuntu uraha ngo witwa Theogene ngo waje mu kagare ngo nahaguruke ngo Imana imukorere igitangaza twabavumbuye twamenye ko muri kubishura nejo bundi ku Gisozi hari uwo mwahaye 200 ngo yigira ikirema mugira inama ndamubwira nti David we Imana imbabarire ndamuvuze ni umwana w'umukwaferi ari kuri cafe ya Gisozi ndamubwira ngo Imana yo muri ADPR nuramukuye pirase iraguhindura igicucu mbese ni umugara 200 baguhaye arakumarira iki ambera imfura arihana Haleluya reka mbabwire uyu Yesu kabisa uyu Yesu Augusto bagezemo hagati none bataye Yesu kiza bajya gucurisha Yesu kiza sida ntabakiza ubujura bashaka kwandika amasambanyi bakeneye amatitire kandi akavuga kabivivuye ntavivure mu mitima yabo irari n'ishyari uyu Yesu yusuta namaze kumenya ko icyaha kukihana no kukibabarirwa inka zirakamwa kwihana icyaha no kukibabarirwa inka zihita zikamwa ntabwo zongera guteka dodo zari zarajemo ibisugisugi hazamo na epinari hazamukiramo n'ubundi bwoko bw'izindi mboga kubera kwihana reka nkubwize ukuri iyo wihannye Jeannette arakubwira ati mutware ariko iyo ufite ikizira kuko wakunze n'uwo tubana wo tubana aratashye hari imigisha Yesu yamaze kubroka kugira ngo musubiremo hagati abantu bari gukwepa ibyago 5 bakihanganira 2 8 bakawujugunya kandi nta 10 ryari ryuzura yemuko nta mariage hari yemuhu nta nkwano mo hari hagati kuva ikirenge cya Mose gishinze naho Uwiteka ahagaze haparitsemo ibyago 10 ukwepa 3 nta gitangaza usimbuka 2 nta mugisha uteze iri 10 ni itegeko inkoni itaraba inzoka muri Amerika bakubwiye do ntaho wajya igihugu kitarahinduka ibiceri nta rugo uteze Bibiliya ivuze ngo kubera ko Farawo ari inangi nimo hagati harimo ibindi 10 abantu badashaka kwihanganira umuntu akemera bakamukodeshereza ikoti agakwepa 10 ririmo hagati undi akemera akajya gukwata kundi kubera ibintu ari gukwepamo hagati reka mbabwize ukuri ubu komisiyoneri mwazanye nimubona bubahiriye Uwiteka bimpore ndetse bikabije twabavumbuye ejo bundi kuri BTN hari umugabo wa Marinette ifoto ndayifite nahise mbifotora noneho we afite system nuguhuha muri mikrofoni nuri buraya kivutura hasi wumvise izo mbaraga mu gihe ngewe musenge kandi babikorera kuri Zoom ibi bitazaza biri kuri Zoom birakoreka iwawe biri kuri Zoom none ikintu gikomeye amukandagira ku gakonjo ku kaganza yambaye rinete sinzi izina rye n'uw'inzobe na sandare ntumurushye
urumva ngo niba ari Sarefati Holy Church nta banga urupfu nararwiyemeje nyanda ukayibabaje ni yare izampembera ibyo nakobokeye nzazira ibi ninjiyemo yampamagaye ngo wowe ndamubwira ngo niho ndamagaye unkoze ikara ryaka ku munwa mbese mu yandi magambo arahuha mutipa baramutse mwana w'umukobwa arinyarira agahinda karanyica amukandagira ku gakonjo ngo ngaho mukanumve ngaho bwejagura nk'ipusi kuko azi uko yabimugenjemo n'uburyo yabimushizemo abantu batabahamagara bingi kuri kamera zikabitaba bakabivuga bari kuri Zoom barangiza twabacyaha ngo ntugacyaha abakuru ngo ni amavuta y'abashumba amavuta akandagira amateka ubu ibintu byarahindutse ariko Abaheburayo 13 Yesu Kristo ko ejo yarari none uyu munsi niko akiri nta niko azahora Imana ikiza Yesu akiza yababariraga imitima imibiri gahinduka iyi Imana ibabarira imibiri ntibabarira imitima si Imana yacu iyi ntabwo ari Imana ntabwo ari yayindi kandi Mose yari afite inkoni imwe umuririmbyi yararirimbye ngo yari afite imwe ngo biragatsindwa guceza abami babiri niba ari Imana dukorera mureke twerure yego niba ari nyabingi mureke twerure niko Yosuwa yababwiye yabwiye abayizaba ngo muzageze kuba murunga bangabo Imana bari barayimuye barayiciye inyuma abasaza bazi imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana ngo baragenda bagwa mbiri nkuko abigiye bameze bibagiwe Imana ibakiza amavunja bibagize Imana barara ku rutara bibagirwa Imana ibakiza ikabutura mbi irabambitse irabagaburiye barubatse madama ati ntabwo tukiberanye ntabwo uri mw'iyi vision Yosuwa arababwira ngo muzageza he 24 gitabo cya Yesu nimba ari Uwiteka mu mukorere nimba ari bare muhitemo ngo bahisemo Imana ikiza ngo bahitamo Imana ibabarire ngariko ngo ntibatoza abana niyo mpamvu bari kuyobora insengero n'abagore babo no mpamvu bari kuyobora amadini n'abana babo ntabwo batoza abana kubera iki zededwa barazihanye bihanye kwiba dedwa bibisha bibiri ntabwo bagutoza rero ntiwabajyamo nishyira hamwe nibibina ikominute bishyize hamwe ariko Yesu arababwira ngo nimutayikorera nge n'Uwiteka ariko njyewe ntizayikorera bivuze ngo Imana iracyafite abakozi abantu barahari nubwo abateka mutwe baza nubwo amabandi yaza Imana hagurukije ingabo ndagushigikiye Imana iguhumuriza bamwe muri Yesu hanyuma nimba indaya zihuza bakagira ibyapa bibaranga nta ndaya yambara birebire indaya yose yambara mini irabunuza ikavuga ngo ndi mu kazi n'abakozi b'Imana ntabwo tuzabura kuvuga uko kubitesha hashize ibyo biramureba ariko reka nkubwire Yesu yababariye ntagira inyuro nibiyane na dosiye yihagarara hejuru akirengera ingaruka kandi Imana irwagurutsa abantu niko gahunda ziri mu kazi iri mu kazi ahubwo hagati hari abacanze barangije bacikata pole kandi Yesu yageze i Samariya bafite ibintu bari gukwepamo bacikata pole ikata pole haroroshye ariko Samariya ni danje kubera ko Samariya usanga Yesu ategereje umusamariya akamubwira ati mpereza ku mazi undi ati reka reka abayuda n'abasamariya turanenga tugira inenesi Yesu atariko wagize ishorerwa ariko abandi bageze katapora ababingwa bagiye katapore bagiye batariko Yesu ko twamutegereje katapore ikatapore haba imineke abagikatapore bavuga ko ibivivuye tubajye bavuga ngo bihane abagikatapore bahanura amaviza ntibahanura Imana itanga viza abacikatapore baragenda bakabwira abantu ko bagiye muri Amerika ntibabwire gutunga abantu ntibavuge ngo muri Amerika no habimva no barashingura ntibavuge ngo nimutunga Imana itura muri Amerika none igitangaza rero ngo barindira ikatapore Yesu yicira i Samariya yagiye gukiza Mariya umuntu w'indaya wari maraya abantu benshi bari muri wa Yesu bango ibirayi byahenze ibintu byageze ariko hari abantu bari Samariya bari ngo turacyakwemera turacyakurindire nubwo inzara yaza iyo twamenye ibasha kudukiza inzara Yesu rero ngagera ikatapori nuwo nguwo yagera i Samariya aragize aha rero niho aba bahungu b'Abisirayeli
n'abakobwa babo na ba se na ba nyina barihanganye bashaka ibiganagano kuko umwami wa Farawo yategetse bakata icondo babumba umubare bategetswe barya igihe cyarenze ariko ikiganza cy'Imana cyari kiri kumwe nabo kuboko kw'Imana gufite ibyo kwaremereye bitera Imana guhagurutsa Mose abasanga yabakurayo bamaze kubona karakavuyo kose karangiye ihahamuka n'ihungabana bishize nibwo bageze ku nyanja Imana imaze gukoza isupani mu ngabo z'amagare ya Farawo irangije ababwira iti noneho ubwo mugeze i Kanani hari ikintu Imana igiye gukora hanyuma kigutere kuririmba hari ikintu Imana igiye gukora kigutere kongera kuzura umwuka wera hari ikintu Imana igiye gukora yongere guhimba iyo umuntu avuyemo hagati Imana inyuranye ibi hagati harangiye irasopanye bwa bukwe burasohora za viza zirasohora ariko nibihanganire hagati be kubakwepa abashumba nibihanganire hagati babwiriza ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bukiza begusaka imirambo inka yose ikeneye umukaba umuntu arabanza akayahirira akayiha twatsi dutuma igituza kiza ubundi gatanga umukamo mwiza none urasaka inka ntiwayahiriye nta mutumba nta mamininwa nta gikurukuru ng'Imana iguhe iraguhe ntago byakunda ni gute umuntu ahera ku wa mbere yambaye boda akageza ku wundi wa mbere akiri muri boda ukamwaka amafaranga ya sare ukamubwira uti mu ntegere